ndatinya ko Antoinette yaba hari bikaba bibi. Manayi umuntu ahita ku muntu azi ko ntanamusuhuza. Manayi ndagusabye rwose ntunye. Mbese ubwo bivuze yuko nawe ushaka kwigara umuhungu wanjye Jana? Ibyo ntabwo ubibonye. Manayi ndagusabye rwose ntunye. Jye nkwica iyo umenye uko warokotse ntabwo uba warigeze n'umunsi n'umwe uvuga yuko ngewe n'abandi umwicaye buri gihe ukajya uhora umbeshyera. Iyo nkureka gafaranga akaba yaraguhitanye ubu mwese nibwo muba mutekereza yuko ngewe mano y'inangana ifite akamaro. Urabyumva neza? Uzi koko abicanyi mugira amayeri menshi. Burya koko barabimbwiye ngo na shitari jya yihindura marayika. Ariko uzi ko ujya usebya nukuko nshaka, ariko ntuzongere n'umunsi n'umwe kujya unsebya ngo ndumwicaye, kuko ndamutse mbwiye gafaranga yuko wowe na Nyawenda mukiriho byaba birangiye. Urumva ikibazo ni kimwe, nuko n'ubundi ndamutse mbimubwiye byarangira aje n'undi akanzanga kubera ko namuhunze. Urumva ariko n'ubundi mbimubwiye waba ureba ntabwo mwaramuka. Kwanza reka ngubwire waruzi n'ibindi reka nanigendere, ariko ndagusabye ntuzasubire. Mano y'inanga wamwicanyi. Ariko Jado Karama mama. ko mbona utameze neza, bimeze gute? Ni ibiki byakubayeho bidasanzwe? Ntacyo mama. Ariko wimbeshye. Mu maso biragaragara, reka ndakoze Jado. Nukuri mbwiza ukuri. Ni ibiki utekerezaho cyane? Mbona byakujyanye kure. Amari rero Niki se kumwe? nyine dosiye yarambwiye Kubwiye wiki sima. muri mipereza ngo ryo ngo papa ngare wabarishe mama. Bwose Jado. Ibintu kuri gafaranga byarahindutse. Sinemera ko mano y'inanga ibintu ashinzwe ko byaba nta zindi nkurikizi bifite. Mano y'inanga ni umucancuro umuhondamonyi, ntago nemera yuko yari gukora biriya yakoze byose nta muntu umushyigikiye. Ntago bishoboka. Mama Amen. yego nyine ije ndabyumva. Ako nanjye mba ndimo kwibaza buriya ubwo se papa yabarishe mama yamushakaga iki? Buriya na Reka tone. Ni igiki ushaka kwikuramo n'umwana Jana? Sige mbona buri munsi ushaka kumera nkaho wifuza ko agwe iruhande n'ibiki? iki ushaka kuri dosiye? Mbese ubwo bivuze yuko nawe ushaka kwigara umuhungu wanjye Jana? Ibyo ntabwo ubibonye. Mama we kirya abandi cyo wakirya kikishaririza. Nje ntago nekereza nkuko utekereza. Jado n'umwana wanjye yego naramwangaga. None ubu tuvyana no kumukunze noneho. Cyane rwose. Ndetse nanamusabye imbabazi. Umufata nk'umwana wanjye uko uzi Kristera mufata. Nawe niko mufata. None ngo utekereza ko nabuze abagabo ku buryo nakwigarura umwana ndera? None ubu mushakaho iki? Wowe namenye byinshi kuri we. Twumvikane namenye byinshi kuri we. Tazagira ngo Nsabanya akazi kawe kameze gashaka. Manayi umuntu ahita ku muntu azi ko ntanamusuhuza.
Gafara. ubwo iki gitumye kumagara gutyo Ndatinya ko Antoinette yaba hari bikaba bibi. niba ari ibyo ntawe hari yagiye ntugire impungenge Noneho reka nisanga. ahubwo shaniye Yaho shu. Bizu. Wese fashion. Nyabe ndabembye cyane urumva rero ko ndamutse ngushuhuje ushobora kwandura ibibembe Anoine wazihanganye koko ukambabarira ko nshaka ko tuzavugana koko ibyo nagukoreye byose birahagije kandi nizere ko nta rubanza ruri Anoine Ariko se sho. Kubera icyo utishimiye. dusi ndabona Antoinette ariko akambera nk'iba ari ku jomba imbavu zose ndabona umunyagwa ari kwegereza uriya mwana ashaka kandi amaherezo azavumbura ibyanjye byose burya nari nzi yuko amwanga urunuka ku buryo azasiga aba wenyine ariko ndabona byahindutse ari kumwegereza cyane afite ibintu ari kumuvomamo Ariko sho. Narinzi kuzi gufata ibyemezo. Ubwo bwagutashye. Wafashe icyemezo nk'umuntu w'umugabo. icyemezo icyemezo Nyine asa dosi nyine ikihe nyine ushaka kumbwira mbwira ni ukuri nta kibazo kandi n'inama ndazikeneye use nturanyumva nabi. oya rwose mbwira nta nkumva nabi Nyine irukana Antoinette hanyuma dosi ngo nino ngo urabona tubasho hano bafite amazu menshi rero kandi Kigali mukodesha twagendanye nawe tukayibanamo noneho tukibanira Antoinette tukamurekera hariya yego